amakuru sawa ni sawa harya uruwina hasi nduwina hanga biragaragara ko ugiye ku ishuri hari utuntu usashaka kumbaza ntacyo kubaza cyane ubu rero tuvugana umvugisha iminota mike cyane ishoboka kuko ubu tuvugana ngiye kuva hanga mpagaze ngire ku ishuri njye no kwishyura minerivare ugiye ku ishuri mbese no kwishyura minerivare cyane kwishyura minerivare rwose yego sha ubundi kwiga ni ingenzi nimba ushaka ngo uzavamo umugabo nyamugabo yego igushyizeho umwete nukuri mu nama naguha nubwo ntari umubyeyi wawe kuburyo umubyeyi wese bari umubyeyi wawe genda bigushyizeho umwete sha ubwo bwanwa sinzi wenda niba ikigo cyanyu kibwemera ukabugabanya uyu musatsi wawe nawe ukaba wareba ukundi yogosha kuko gutya bashobora kuri kirara kandi utaritse rwose njye mfite uburere bwuzuye dore n'ibintu ushaka ubwabyo ntabwo ari sawa cyane cyo kukurangaza wowe rero kugira ngo utekeze definition ugatekereza ko iki mu cyacitse dore ibi byose ntabwo ari sawa afazara wagura isaha ikindi kandi nizi nkweto ntabwo ari ngombwa ku munyeshuri nkawe urumva nagize ikibazo nza kuza gusitara urasitara kwa muganga bantegeka ko azambara inkweto zifunze mu gihe gisere gitaraki uravuga ngo ugiye kwishyura minerivare harya ngiye kwishyura amafaranga y'ishuri njye no ku ishuri haracyari urumva none se kuki ababyeyi bateye kukwishyurira urumva papa na mama babyukira mu tuzi dutandukanye dushobora no kumara icyumweru tutarahura kandi turara mu nzira bibaho kurumva kudushaka amahomo waka yose nuyifasha ndayifasha bafite n'umwarimu twigisha utuntu twa etide kuko n'ubu ngubu niho mbanje kunyura niho mbanje gufata n'aya none se ubwo minerivare yishyura urayafite barayakoherereza wikwirirwa wigora amafaranga nayafite dore nanafite no kuri uyu mufuka rwose arimo uyareba neza rero amafaranga uyareba neza amafaranga rero abatekamutwe baragwiriye we Yesu we uruza gura umuntu akagutuburira neza ko nakwikune n'izina ry'Imana nukuri kw'Imana nakwikune gusa ikintu cyo nkunze uwo mubyeyi kubona umuntu kugira inama muri iki gihe atanakuze akubura uti bigabanye bibyongere nukuri kw'Imana pe n'uyo kugukereza uruko ngo nibura unanyibonemo ikindi gihe ndura ku ishuri gibabwira ngo nubana mwigana babwira uti nibura uriya mubyeyi yangira inama nziza minerivare nabone iremo voka n'ibisheke n'amandazi n'ibiki njyewe minerivare yanjye nahitanze amafaranga hanyuma se sha iriya shuri harya ni kuri wiga hose urumva manuka ahangaha namara kumanuka ahangaha ahita ntambika hano hari agahanda karimo kagasaburimbo iyo nyimara kugatambikamo rero nibwo manukamo nkajya hariya guye bampaye agatike mitanyega ariko sije gatike barayima buri gihe ubundi nkahita nambuka ikigo niga n'ubundi nikira rwose wanabimenya kiriya yego sha ikigaragara cyo rya shuri naryiza nzahaza mu muhungu wanjye nange rwose uzahita umbabarira ushaka ira ni office se hariya umwandi ura munara biranagaragara rega rwose umwana wawe numuzana tuza tumenyana rwose samarangi samabati shari shuri ubona ko ari shuri girisiri maze sha gende wige neza sha nukuri akoze ko nta kuri banke wishyure ujye ku ishuri wige uzamenye ubwenge urakoze kandi namungire rwose nyaruka witinda rwose mwisheje ko nzazikora Imana igumugisha sawa kabisa nyaruka no ababyeyi banjye batajya bambonera umwanya kubera akazi uriya mugabo rwose aramanuye yewe bana we minerivare yanjye turashize none data minerivare yanjye Sorry. Don't cry. Yes. Shabu nsohotse mu gipangu ngo ndaje. Ahubwo se ndagusanga ndangira neza. Manutse hepfo muri munsi y'akagahanda uzamutse. Ese undi wacenga gusanga mu rugo. Kumva rero mpamvu rimwe yatuma n'ubundi ndimo ndajijinganya nkaberwa ahantu uri kumbwira. Oya urareba cyaje umerekeza ngiye nkubwira ahantu nzi neza. Cyaje nyine umerekeza mvuye iwanyu. Niho nyine niho wenda naca. Ngurikira no kuri kaga posta ubwo se nahita nkugeraho. Oya sinese ubwo nawe uri kungura.
dore kuba utari mu rugo rero ni nabyo birimo kubirangura kuba namenya ahantu uri wenda ndangira neza ndabyumva kwa mama Gaël hamwe bacuruza icyayi ndahabona aho kwa mama Winnie se uhabona umva njye ndi kumva ikucanga reka nzajye ngo umumotari yego bo reka ngo umumotari muvuga yana cyumva ndana nyobore boss kandi hano no mura kugura hano Allo boss Inyamyumba mubwira kurangira neza mana ngo mugiye ku kuri ya kote yo post kaye ni 215 sawa hose ne hose twaje abade kumva nayo mono kumva neza mwumve neza ungeze vava kanegera imbere gato kaye ni aho ngaho Imasamota agenda wagira ngo no rwisiyoni nawe rero tuki mu muhanda gitaka wanshugusha ndumva akagongo wagasandaje kabisa ahubwo boss uyongere kabisa ushyiraho uduce wongera ni uyongere ushyiraho uduce okay aba mbira buri hariya nangahe hariya nangahe cyewe ndome nk'igihumbi ubonga igihumbi boss na amanyarwanda se cyane amapondezi amanyarwanda amafaransa bakongeye ko mbona y'ubuntu ndayatoraguza si igihumbi urumva ari menshi man hari kilometero kirimo hariya boss kuko uburyo n'ubyo twaje tunaganira kuganira ngo nkwemo n'amagambo wowe ntacyo wenda umpe 700 ntago nayageze boss urumva wampangaye hariya ahantu koko ntago nayageze amana boss urugo urumva wampangaye koko ndakubwiye wenda umpe 700 basi Yesu urayafata ni Yesu ngo ako se boss urambwira Destiny ni gare tubambira 700 ni indege urambwira Destiny ni gare wateze cyangwa ni 700 ni indege n'ubwato nyamutsagamo ngewe iyi ngi urabona ari moto yo kwishyura amafaranga 200 wowe okay ntacyo 500 nayo ngo haye man Dapa franga asigaye avuna aho motari mwigize mutari ko muri iyi minsi ntacyo 500 ngenda njya kuri moto utamwe nangahe nagira mu rwego kunshi amafaranga wishakiye nimba tutavuganya yari ubunyishyure tuza tuvugana nose nta nubwo ugomba guha agaciro urugendo twavuganye nta nubwo waha agaciro urugendo twakoze nta kundi twavuga amafaranga ugomba kunshatsa nakwigira sinjya nkunda guserera n'abagenzi amafaranga 800 sinjya nkunda guserera n'abagenzi 800 ntacyo 800 garuza gira vuba sinjya nkunda guserera n'abagenzi usi eshanje yo ndayibona aho wayabura gute sonda abakobwa bari he biravoma ikizwa niyo modoka sha bankumenye umutwe ukare ko ngiye passer manase na yangira imikino wa asone ntacyo amajije kugashyiraho se bwashyiraho umubare w'ibanga wemeza amazina ubonye ari nde sawa urakoze kumuje mwarakari ni amahoro mbese bigenze gute akazi kagenze gute umunsi kagenze neza hagoye byagenze gute kwa Apriyanga miliyoni enye How much do we have this? faranga mwebwe
arizo umushaka mu mwongeze imishahara none nyumva yageza he yakwaka etaje Kigali wowe azi ukuntu biba bigoye mbirukane ubwo amayinite yawe yaba kubuntu nta soni kwibigishwa neza byarabananiye kwezi ntabwo muzahembwa ahubwo ndi kubona banayohereje indi miliyoni baba bagiye kohereza zibaye eshanu sembwe kimwe cya kabiri wowe uwo kurange wowe 4,500 ntabwo uzahembwa si bose aho kuje udutura umujinya ni amahoro umugabo aramemukisha bigenze guteze faranga yangisha byose twakoreye se faranga yange kabisa ko ntacyo ariye tuzabona abantu utabona niba amafaranga batameye ko amafaranga bavunye umuntu sha ako ntacyo munyure hepfo nyure haruguru umuci buryo muci bumoso munyure hejuru nyuremo hasi paka tuzamufata ako niba atari ibanga bakwibye amafaranga ngahe umugabo muhaye inote ya 2 agomba kungurira icyatandatu ndebye ku ruhande gato sha azi kuntu nyabona yamvunye sha ariko ntacyo sha gusa bakuvunye wakoze iki wahinze nabyuze cece wakoze iki nabyuze nyine cece nagatwe twirwa twicaye hano cyatandatu ni makeyo wanyina ukayatoragura wayatoragura wowe nese wowe wayakoreye yuko nararamye mbona avuye mu ijoro araza nasinzire nk'aho nyabona imbere yanjye yaguze imvune yayo nabyuze okay mugende kwanza bakikorera umunsi se telefone hano yaburi iri hano anava Alo? Mwiriwe neza. Natwe tumeze neza hanyuma umukozi wa MTN bahamagaye. Hari amafaranga yarawebeye kuri nimero yanyu. Mwayadusubiza kugira ngo tubashe kuyasubiza wari uyayobeje. Arayobeje araduhamagara dutamo kubahamagara namwe. Yego wikwirwa ukupa mbikure tuvugana kandi akanyereje 42 yego hanyuma shyiraho 7 shyiraho 4 rimwe 2 ushyira umubare w'ibanga wawe ukanda urwego urwego hajeho nde n'uwo nguwo yego mwabishoje rwose murakoze so nyangore cyatandatu nka 200 umunota umwe tanya transfera nanjye ku yindi mbo njye kwihemba ariko akobwa nabo ndi kubarenganya akobwa nabo mbarenganije waje naje karibu ngwino mwene nakoze cyane urabona ko wabaye n'ahantu ho kogeza heza hagari rwose amazi arafunguka dukomeze okay irembo ryo narishimye gikana icyo ndabona isawa koko byose bwashimye hano amazi hano nubona nako kogeza mu gikoni harabona hariyo agapisini mu gihe wumva ushyushye nyine wo mu gihe cy'izuba ushobora kugenda kaburira mu kashi power yanjye kashi power y'ingini yawe wenyine nawe ni umuntu mfatanyije kazi urabona parafo ni nziza rangete niyo vaje twakomeza none ahantu ni heza nabibonye nabibonye cyane ko bose wahanga n'ubundi n'umwana mwiza arasa
tuzumvikana kabisa. Ngira bango kasha. Sinzi wenda wasanga yarajyanye twagire twaba twumve. Ure neza rwose. ntabwo bufite So mugabo kuki? Ntabwo ashimye kandi nzo nakwetse reka tugere se kumbura bugenda. Yego reka ndamuze tubwire. Oya kaza kuvugisha urare arabakira ari mwenye gature kazi. Nagari ngoma kayindo nyine. Amafaranga hazanye kanya kuyazanira muri. Oya wewe banzu reze dushima deni amafaranga yaza. Nyine amafaranga hazanye. Amafaranga se iki tukoresha no gukemura y'iko ndakanga ari kugarwereze. Uziranye n'iki gisambo. Ese na Brazil ntabwo ci. Samuraje. We niki guci? Kubera iki? Hasi. Ntabwo yumve hano niyo byagenda. Bavuze ngo uzanye n'igisambo. Uyu nguyu bamaye minerivare ngo ngenge kwishyura ishuri. Arangije ahita yinyira ibihumbi 100 byose. Ntabwo ari murebe neza. Niwe ntabwo nakiyobera iki gisambo. Kanzana we mutabariza mubwira. Ntabwo impamvu yibaraguza ngo bino byose mbwira iki ni igikoni ngo tware n'ibindi bintu. Ntabyo mwana wanjye kuko mbabari basekanya guhe nyakubye. Niyo wayakuba inshuro 700 ntabwo urandebe. Ngiye kugutabariza ubujura bucike. Cheke burona. Ajya magarisi nimba ari gisanga. Uri inspector. Nashakaga kukubwira aha mfashe igisambo ruhagwa turashize none Abatekamutwe atekera imitwe abanyeshuri atekera ababyeyi batwite aracapuza ibintu byose arabikora muze muturitse nyamaturi